Dogiteri Nsabi na Mitutsu turabakiriye neza mu rubanza. Kari kureba nk'urupfusi kandi abaye. Mfitanye ikibazo sara? Gabanya urusaku. Hano ntabwo tukuzanye mu ijoro kugira dushiraho urusaku. Ndavuze ngo mwicare hariya mukemure ibyo bibazo byanyu mufitanye, kuko urubanza nirutangira nta rusaku rwanyu ndabanyeneye. Nashakaga kujya kubaza uriya mwana, uriya mwana w'inzobe, uriya mwana w'igitambambuga udafite icyaha na kimwe, mwiza kuriya w'umuziranenge, ubwenge ukoresha. Humura Bwira. Ukoresha iki kugira ngo abana nk'abari bikururire? Nanjye unyigisha mwa. Ahe bana se kandi. Uriya mukobwa, umugore wawe uricuruza agataro. Madamu zi? Madamu. Biragana ko mama naje hirya no hino. Wari ushaka kuvuga madamu? None se uriya mukobwa muguye nzabigongo ari byo nkubwira ngo amahirwe azarimwe mu buzima kandi buri umuntu agira amahirwe. Mbo. Wabikoze ute? Rega ucisha mu zinzira. Hari ubundi buhanga. Cawe ngo mvuge ngo warize sema warize bwana ndavuga ngo ajya gukundira amashuri. None naho wabishingira uvuga ngo umuntu uramujanye kuko abantu bize bamushaka ni benshi kandi bakanamubonye. Akunje navuga ko ari umugisha gwanje nigiriye. Nakubwiye nyine ngo tugira imigisha itandukanye. Ko rero ndimiraga Imana yanyihereye umugore. Uziko nataga iwanje nagera iwanje ngate nyiri inzu nyine nzamabati gari garapfumaguritse gose kubera kutamwishura kambwira ngo amabati nanje ntaho nzagakoresha. None uzakomeza unyagirirwemo uri no kunyambura umunsi umwe uzaje kubona ubona uri isosoye uje gushaka ahandi. Urumva nanagendaga nkajyama nkareba hejuru mu mabati imyenge ziri gucamo imirasire z'ukwezi bwije. Sinzi kuntu nahuzaga ngacamo hagati mu mitobore nkareberamo inyenyeri. Nakumva n'ukuntu bavugaga ngo buri wese ngo agiraga inyenyeri ye ngo hari igihe ngo yakaga. Nkibaza si inyenyeri yanje muri ubu buzima bwo kuba muri iki gihodi, inyenyeri yanje za kiti sibyo. Ariko Imana yaramunyoherereje nigendera ndi kuvuga bya bigambo byanje mba ngeze ku mugabo we ndahoronjo twibigambo ndabisukaye. Ariko nyine nawe ni kwa kundi ureba gukavuga n'ubundi naco namukoraho reka mfe kwivugira mvuga nco. Sinzi ukuntu bageranya amakimbiranye ngajamo singiye mu makimbirane birangira umugore abaye wanje. Ni kuvuga ngo n'umugisha Imana yanyihereye. Uretse no kuvuga ngo n'umugisha Imana yanyihereye buri wese agiraga igihe cye nawe humura sibyo. Hari igihe uri guca mu buzima bubi ukabura ukubona uri Jean Claude uri kukatano n'ubugofero n'ubukoni bw'ibyuma watambitse ibirenge. Ariko ntaco izo nizo minsi ubaye ugenewe. Hari n'izindi minsi zizaza noneho n'abantu bakabona uri kuba igitangaza. Nkuko nawe uri kwibaza uti si Nsabe na Nyambo babanye bate bakundanye bate. Ariko ari jambo vuze Jean Claude nashatse gusura kuva kare nanga kugusurira. Oya bacumugane mu Kinyarwanda ngo ari umwenge hacu umuyaga haguruka ujya hari isuru wongera ugaruka ntansurira za kukirekurira. We babarira nongure ko Imana nirwariye mu nda. Jean Claude ugiye kukirekurira urakirekurira bize Jean Claude basigaho urashaka kurimbura inzu abandi twicayeho. Kandi ndi gutinya gusura kubera ibyo naherekare ndi gusura byose byanshiriye ipana. Ushobora gusura ukajya iki kubita ko ari ikibazo cy'inzara. Kabiri wasoje kabiri oye nagura ko cyande kuva yora bino byarangiye. Kabiri ndihagiye ubwo bibaza byanje abanyashida zawe mani imbwazi ngire ndakubwiye ko nari aka kaboro nako wagira ngo bagatyaza ubwo ugize iki kibazo habaye nibaje amani wo koresha umutwe uri muri salo